biriho byinshi byatuma tuza imbere y'Imana dushima kandi tukavuga kugira neza kw'Imana no gutabara kw'Imana. Ndifuza ko tuza kuganira ku magambo cyangwa ku ijambo ry'Imana rigaragara muri Luka 18. Turahera ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 25. Luka 18 bire ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 25. Reka dusome. Nuko ku munsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati, twambuke tujye hakurya inyanja. Baratsuka. 23. Bakigenda arasinzira, mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi bajya kumukangura. 24. baraza baramukangura bati, databuja, turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije birahosha, haba ituze. 25. Arababaza ati, kwizera kwanyu kurihe? Nabo baratinya, barumirwa, baravuga bati, mbega uyu ni muntu ki gutegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Amen. Bwana asifiwe. Birashoboka ko kiri mu rugo, cyangwa birashoboka ko ikibazo ufite cyangwa n'intambara ufite biri gutuma uri ahandi ukaba utari mu nzu y'Imana. Bwana asifiwe. Ariko mera mugenzi wawe ikiganza mubwire ngo garuka. Ongera mubwire ngo garuka. Iyo umukristo ari kunyura mu bihe bikomeye cyangwa mu ntambara, mu makuba, hari ibintu byinshi bishobora kumurwanya. Bwana asifiwe. Nano igitangaje, abangaba bo batakaje kwizera bari kumwe na Yesu mu bwato. Bwana asifiwe. Hallelujah. None twebwe tumwizera nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, ari butureberera, ari butwitaho, ari budutabara mu bihe byose tunyuramo, mu ntambara zose tunyuramo, mu makuba yose tunyuramo, mu bitugora byose tunyuramo, ariko tukamwizera. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tukamwizera mu buryo bw'umwuka, utabasha kumukoraho n'amaboko mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ushobora kugira ute kumukoraho. Hallelujah. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo reka twambuke tujye hakurya y'inyanja. Amaze kubabwira ayo magambo, batsura ubwato. Amaze kugera mu bwato, warasinzira. Warasifiwe. Amaze gusinzira, icyakurikiyeho n'iki? Haza umuyaga mwinshi, haza ishuheri ryinshi, ari kumwe n'abigishwa be mu bwato.
ibyo byose bimaze kuba, baragenda baramukangura, baramusanga ahari hagati ifitiye ikibazo, nta mpungenge n'imwe afite, aho gahagaze we yarategereje ko abigishwa bagira kwizera, yarategereje ko aba bantu ari kugendana nabo bazamura kwizera kwabo, bazamura ibyiringiro byabo, ariko Yesu asinziriye ngo umuhengeri uraza. Birashoboka ko nawe hari imihengeri iri kuza ku buzima bwawe, birashoboka ko nawe hari ibibazo biri kuza ku buzima bwawe, intambara zikaza, ibibazo bikaza. Bibiliya yavuze ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ibyo ni byinshi. Ibyago, intambara, amakuba, ibigeragezo, ibibazo, ibyo byose ni byinshi. Tukiri hano muri iyi si dufashe igihe kirekire mu ntambara. Uzakubwira ngo mu gihe waje kwa Yesu byose ni amahoro, nibyo pe, bishobora kuba amahoro mu gihe wamwizeye, bishobora kuba amahoro mu gihe wamukurikiye, bishobora kuba amahoro mu gihe muri kugendana na Yesu neza, bishobora kuba amahoro, ariko n'ubundi niyo byaba amahoro azagukiza uri mu bibazo. Bwana asifiwe. Haleluya. Muri bindi yarariye ngo icyama ukanyikorera amaganya yanjye yose. Imana ishimwe cyane. Shaka kuvuga ku ijambo riva ngo kangura Yesu uri muri wowe. Bwana asifiwe. Kangura Yesu uri muri wowe, uramugendana, ubana nawe, ubuzima bwawe bwose buri kumwe na Yesu. Haleluya. Uri kumwe na Yesu. Kangura Yesu uri muri wowe. Mubwire ye gutinya, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima. Mubwire ashira amanga, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima. Oya mubwire ashira amanga, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima. Ayongera kandi mubwire ashira amanga, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima. Haleluya. Bamubwire ashira amanga. Umwami yakurikiye uwo yizeye ni mwiza, aratabara, arahembura, arakiza. Marishita niwe udukura ku ngoyi z'ibya, akadukura mu bihe bikomeye. Uko Satani aturwanya, Yesu akomeza kuba mu ruhande rwacu. Uko Satani aturwanya, Yesu agakomeza kuturwanirira. Icyamu ugashira amanga ukamenya umugabo ugenda, icyamu ugashira amanga ukamenya umwami ukorera, icyamu ugashira amanga ukamenya uwaguhamagaye uwo ari. Bela sokotala mandorego Christopher alasodega. Ngo baramanuka, bakimara kumanuka ngo bageze mo hagati, bahura n'ikintu cyitwa umuhengeri. Bamaze guhura n'umuhengeri bahura n'umuyaga mwinshi, babona birabakomereye, babona birabacanze, babona nta nzira, babona nta buryo. Baravuga ati byanga byakunda, reka dukangure uyu mugabo wisinziriye, reka dukangure umugabo udafite ikibazo. Ahari hari icyo yatumarira, ahari hari icyo yahindura, ahari hari icyo yategeka. Kangura Yesu uri muri wowe, kangura umwami wawe uri muri wowe. Nibwo uzatsinda
nugendana na Yesu uzagira amahirwe menshi, ariko nugendana nawe agisinzire mu buzima bwawe, Satani azakugiraho ububasha. Ariko nukangura uri muri wowe uzagira agaciro. Oh haleluya. Baragenda baramukangura, ngakangutse ngaca umuyaga n'umuraba, akangutse acyaha amahoro, akangutse acyaha ibigeragezo, akangutse acecekesha buri kintu cyose cyari cyahagutse mu buzima bwacu, akangutse ahindura amateka, akangutse ahindura ubuzima. Birasaba ko yakanguka mu buzima bwawe akagira ibintu aturisha, akagira ibintu atsikamira, akagira ibintu akuraho, akagira ibintu amenagura. Nakanguka mu buzima bwawe hariho umuntu ushobora kubona kubera ko Yesu yagize ute yakangutse. Hari ubuzima bushobora guhinduka kubera ko Yesu yagize ute yakangutse. Yesu iyo ari muzima muri twebwe tubona amahirwe, iyo ari muzima muri twebwe tubona ubutabazi. Yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu n'umwe uzajya kwa Data ntamuryane. Niwe rembo riri wenyine, irembo ryawe rizima ryo kubona Kristo ni muri Yesu, ryo kubona ijuru ni muri Yesu, ryo kubona n'Imana ni muri Yesu. Kangura Yesu uri muri wowe. Dufite ikibazo gikomeye cyane cy'abarokore bari gusenga bafite ikintu bashaka kuri Yesu, ariko batari gukora icyo Yesu abashaka. Bira mugenzi wawe ikiganza, mubaze ngo uri gukora ibyo Imana ishaka? Uri kugenda uko Imana ishaka? Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro no mu rupfu rwiwe, Imana yinjiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Zaburi igice cya mbere avuga amagambo akomeye, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'iki n'abakobanyi. Inzira zose mbi zigoramye arazitondera, akitondera kuzigenderamo. Inzira zose umwami ashobora kumureberamo ntabikunde, izo nzira zose yitondera kugira ute kuzinyuramo. Haleluya. Nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi n'iki n'umugezi. Mwibutse neza, hari abantu badatewe hafi y'umugezi, kandi igiti cyose kidatewe hafi y'umugezi cyangwa ahantu hatagira amazi, iyo amapfa aje icyo giti kiruma. Haleluya. Iyo amapfa aje amababi arahunguka, kwizera kuragenda, byiringira bikagenda, kwihangana kukagenda. Ni gusanga umukristo yatangiye gusayisha, yatangiye kuva mu nzira y'ukuri, yatangiye kuva mu nzira yo kumvira Imana, yatangiye kuva mu nzira yo kwemera Imana, agatangira kuzura umwuka wo gushidikanya, agatangira kuzura umwuka wo yopefo oneba icyanga Imana. Ntuze kumera nk'uwo muntu utewe ahantu hatari amazi. Imana ishimwe cyane. Bibiri ikomeza itubwira ijambo rikomeye, nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, ikintu cyose azakora kizamubera cyiza. N'ukubera iki kizamubera cyiza? Reka mwibutse, Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo,
ntawe ujya kwagatana mujyane, kandi niwe soko y'ubugingo, niwe mazi amara inyota. Ni ukuvuga ngo niba uri hafi y'aho ngaho niwe uzarokokera. Bwana asifiwe. Niwe uzabonera ubutabazi, niwe uzabonera guhembuka, kuko Imana ifite imbaraga. Bwana asifiwe. Haleluya. Ubwato buratsuka, bumaze gutsuka Yesu arasinzira. Reba neza ko nta bihe Yesu yasinziriye ku buzima bwawe. Tekereza neza niba nta bihe Yesu yasinziriye ku buzima bwawe. Ese muri ino minsi ntiyaba yarasinziriye? Cyaba ari igitangaza ko twaba tugiye kugera mu mwaka wa 2024 Yesu agisinzira mu buzima bwawe. Haleluya. Icyampa ugakangura Yesu uri muri wowe, icyampa ukamwizera, icyampa ukabona ibyiringiro, kongera kandi ugakomera, kongera kandi ukagira imbaraga. Ejya ubwira ngo shirama ibyo bikwegereye, na Yesu byaramwegereye. Izo ntambara zikwegereye, na Yesu zaramwegereye. Abo bakurwanya, na Yesu baramurwanyije. Abo ngabo bakugenza, na Yesu baramugenjeje. Abo ngabo bakuvuga, na Yesu baramuvuze. Abo ngabo bagukubitisha izindi nkoni zitari zigaragara, na Yesu yarazikubiswe, aremera arakubitwa, arababazwa, arabanga, yemera kuza kuducungura. Kandi yaravuze ngo umwizera naho yaba yarapfuye, uwo nguwo azongera kandi abeho. Ukwiriye kugira ibyiringiro. Bwana asifiwe. Ngakangutse, ngacaho umuyaga n'ishuhe n'umuhengeri, biratuza. Umva icyabaye. Abari kumwe nawe, bagendanye nawe, basangiye, yabwirije ubutumwa bahari, ntibari bamwizeye. Bwana asifiwe. Barabaza ngo uyu ukoze ibi bintu ni muntu ki? Bwana asifiwe. Ni uyu muntu ukoze ibi bintu ni muntu ki? Mu yandi magambo, bagendanye na Yesu bataramumenya, bataramenya ubushobozi afite, bataramenya imbaraga afite. Nawe birashoboka ko uri kugendana n'umwami wawe utaramenya ibyo ashobora gukora ku buzima bwawe, nuko ashobora guhindura amateka mu buzima bwawe, nuko ashobora gukora ibikomeye mu buzima bwawe, nuko ashobora gutabara mu buzima bwawe. Oh haleluya. Ariko najya ubwira ngo humura, ubwato burimo ikibazo, burimo intambara, burimo amakuba, burimo ibigeragezo, burimo kwangwa, burimo igitutsi, burimo igisuzuguriro. Ubwo bwato burimo nibwo Yesu arimo. Najya ubwira ngo tangura Yesu uri muri wowe, tangura Yesu uri muri bwato. Arakurokora, aragukiza amapfa, arakurinda, azakubera umurengezi cyane. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe. Reka dusomere Yohana 11. Yohana 11. Bire ku murongo 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Yohana 11 umurongo wa 25. Yesu aramubwira ati nijye kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho.
kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda, ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza. Babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka, baramukurikira batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye ararira, n'abayuda nabo bararira. Asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro. Imana ibumugisha. Bwana asifiwe. Amen. Icyari Imana ibumugisha. Haleluya. Amen. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Hari ikintu tutajya duhereza imbaraga gikomeye Yesu yavuze muri iri jambo, kandi cy'agaciro kidasanzwe gihishwe muri Kristo Yesu. Niwe kuzuka, umwizera naho yaba yarageze ute yarapfuye, uwo nguwo azongera kandi agira ute abeho. Bwana asifiwe. Hano yarababwiye ijambo rikomeye, yarabibukije uwo ari we, yarabibukije ubushobozi afite. Yashakaga kubibwira mbese muri makeya bamenye uwahageze uwo ari we. Bwana asifiwe. Bamenye umwami waje mu buzima bwabo uwo ari we. Yesu yari inshuti ya Lazaro. Igihe kimwe Lazaro aragwa, amaze kurwara araremba, bamutumaho baramubwira ngo uwo ukunda ararwaye kandi arenda gupfa. Bwana asifiwe. Ngo Yesu arabyihorera, asibira iminsi 3 atarajya kumureba. Ngo Lazaro yararwaye, igihe kiragera arapfa. Bwana asifiwe sana. Amaze gupfa, Yesu abwira abigishwa be, araza ngo nimuze tugende tujye gukangura inshuti yacu Lazaro kuko irasinziriye. Oh, haleluya. Yesu abandi bari kubona Lazaro yapfuye, banamushinguye n'ibyo byakunze byanashobotse, ariko Yesu ahari mu kwizera ko no mu mbaraga ze ariko nako Lazaro yagize ute yasinziriye. Uzi impamvu utinda muri ibyo byose?
Yesu yarabimenye arasibira. Mu ntambara zawe arazizi, ariko aracyakomeje kugira ute? Gusibira. Niyo mpamvu bikumaza bigukubita, biguhanagura, uhura n'amakuba, uhura n'intambara, birushya kukwegera. Noneho igitangaje, iyo Yesu ataraza gukora cyangwa iyo ataraza gutabara, abantu barakwegera. Warasifiwe. Uhura n'abantu babiri. Umuntu wa mbere ni umuntu ugukomeza. Umuntu wa kabiri ni ukubwira ngo wa mwami wawe wamenye, wa wundi watubwiraga, wa wundi wari inshuti yawe, wa wundi wirirwaga imbere, wa wundi wirirwa ubwira ibyawe byose, ukamubwira ibibazo byawe byose, ukamubwira intambara zawe zose, ukamubwira amakuba yawe yose, ari hehe? Mu bihe by'ibibazo uhura n'abantu babiri kandi batandukanye. Ukubwira ngo humura, Yesu aragukunda. Ukubwira ngo komera, Imana irakuzi. Ukubwira ngo tuza umutima, umunsi yaje bizasobanuka. Ukubwira ngo tuza, na cyagihe cyabindi wanyuragamo yaragukoreye, yakoze ibikomeye ku buzima bwawe. Hakaza undi muntu wa kabiri uguca intege, ukunamura umutima, ukubwira ngo ese ya Mana yawe wizeraga, ya yindi watubwiraga, ya yindi wabyukaga kujya gusenga, ese noneho ko bikwegereye iri hehe? Ese umwami wawe ari hehe? Oh, haleluya. Helasone Bible, belasone God. Hari umugabo witwa Yobu. Ibi bihe yabinyuzemo, yabayeho mu bihe byiza, afasha abantu bose, agaburira abantu bose, ahereza buri muntu wese icyo ashaka. Ariko ngo agera mu gihe cy'amakuba, agera mu gihe cy'intambara, agera mu gihe cy'ibibazo, agera mu bimurwanya, agera mu bimuhiga, ba bantu bamuvaho. Haleluya. Baramuhindukirana, baramubwira ati ibyaha nibyo bikugize gutyo. Kutizera kwawe no kutumvira Imana nibyo bikugize gutyo. Hari igihe ugera mu bibazo ukabura n'uwagukomeza, ukabura n'uwakubwira ngo pole, ukabura n'uwakubwira ngo humura, ukabura n'uwakubwira ngo tuza, Imana yawe iracyahari. Agera mu bihe bikomeye, n'umugore we yashatse aramubwira ngo wabyihakanye iyo Mana yawe, wabyihakanye iyo Mana wame. Oh, haleluya. Hela sole my God, ibo ostasa. Ahora kade kwatinda, Lazaro amaze gupfa baramushingura, n'abayuda baza gukomeza ne Mariya na Marita. Bari kuvuga ngo humura, ihangane, hariho kuzuka kwa kabiri, muzongera kandi muhure, muzongera kandi mubonane. Bwana asifiwe. Ariko muri abayuda harimo abantu babiri, abambere n'abari baje kumenya uwari inshuti ya Yesu. Yesu atigeze asura, Yesu atigeze agenderera, Yesu atigeze agera ku buzima bwe. Baravuga ati ko yari inshuti ye, bigenza biti? Niki cyaba? Niki gituma atamugeraho? Oh, haleluya. Baba ngo tuzi neza ko ahumura impumyi. None ni ukubera iki? Iyo aza atari yapfa, yari kubaho, yari kugira ubuzima. Haleluya. Bakibaza byinshi kuri Yesu, ngo bamwe muri bo babonye arira, baravuga ngo we yamukundaga. Abanditse kuki atahageze atarapfa. Bwana asifiwe. Haleluya. Erega bitaranuka ntabwo wamenya imbaraga z'Imana.
Bwana asifiwe. Bitaranuka ntibamenya gukomera kw'Imana. Niyo mpamvu ubinyuramo ukanyura mu bikomeye, ukanyura mu ntambara, ukagenda mu makuba, kubera ko ntibiranuka. Ku musozi utuyeho bataragufataho ijambo, abariho bataramira, ntabwo biba bitaranuka. Bwana asifiwe. Haleluya. Iyo unyuze mu bikomeye uba uzaba ukomeye. Haleluya. Iyo unyuze mu ntambara zikomeye uba uzaba ukomeye. Kuro yabaye umugabo ukomeye, yaravuzweho n'Imana, aba umugabo ukomeye kubera ko yarwanye intambara zikomeye akagera ku bwami. Rero ntabwo wagera mu gihe gikomeye cyo gukomera Imana itagukishije mu bikomeye. Haleluya. Imana yahamagaye Gideyoni, iramubwira ati umunyembaraga we, haguruka ugende ujye gutsinda ziriya ngabo. Ahagurukana n'ingabo 1000. Imana iramubwira ati ntabwo ushaka kubakirisha ingabo nyinshi, genda ubabwire umuntu wese ufite ubwoba atahe. Abageze imbere akibivuga barataha, asigara 1000 bigera muri 3. Imana iramubwira ati nabo ngabo nabo baracyari benshi, bamanukane ku mugezi bagerageze. Bwana asifiwe. Bamanukane ku mugezi bagerageze. Iramubwira ati abaza kunywa amazi n'imbwa ubashire ku ruhande, n'abanywesha amazi amashi bashire ku ruhande. Bwana asifiwe. Abanywesha amashi babe 1000 mu ngabo 1000. Iramubwira ati abo ngabo bandi banyweye n'imbwa basezerere bataha. Bwana asifiwe. Baragenda, Imana imutabarisha, itabara ubwoko ikoresheje ingabo nkeya. Yabikoze kubera iki? Yamubwiye ijambo rikomeye, iramubwira ati nindamuka mbatabaye nkoresheje ingabo nyinshi, ntabwo Abisirayeli cyangwa Abayuda cyangwa ubwoko bwanjye buzamenya yuko ari njye ubikoze, buzanyirariraho. Hari impamvu rero Imana iri kugutinza ahantu, ni ukugira ngo ibyiza ukora byose utazirata imbaraga zawe, utazirata amaboko yawe, utazirata uvuga ati ni njye ubikoze. Oya, ni ukugira ngo ibintu byose uzageraho uzaba ati uzi ko ari Imana ibikoze. Ni Imana yonyine ibikoresheje urutoki rwawe. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu uri kunyura muri izo ntambara zose. Niyo mpamvu aho ugiye hose hamanitswe amatangazo. Ariko humura, Bwana asifiwe. Ngiye gusoza. Baravuga ati iyo aza kuza akiri muzima atarapfa, byari gushoboka yuko ashobora kugira ute, ashobora gukira. Haleluya. Ariko twasomye ijambo riratubwira ngo Yesu niwe kuzuka. Bwana asifiwe. Ni nawe bugingo. Umwizera naho yaba yarapfuye ngo azagira ute, azabaho. Haleluya. Mu yandi magambo, Yesu yakererewe cyangwa yasibiye gatatu kugira ngo Abayuda bamenye imbaraga z'Imana, bamenye gukomera kw'Imana, babone gutabara kw'Imana, babone Imana ihindura amateka. Bari bamaze igihe bamwitiranya, babona abaremye bazuka, babona impumyi zihumuka, bamwibazaho byinshi. Babati ubu noneho nubwo ari inshuti yanjye ndakuramo amarangamutima. Bwana asifiwe. Ntabwo Yesu yashira mu amarangamutima. Aya abaga nta kintu. Haleluya. Abwira abigishwa be ngo duhaguruke tugende tujye gukangurira inshuti yacu Raza kuko yasinziriye. Ageze mu kirore ngahura amaze guhura nawe amutekereza byose. Ngaragenda hamagara mugenzi we, ngo mugenzi we yarari aho bari kugira ute kumuhumuriza n'Abayuda. Babonye gasohotse yiruka, bamwirukaho, batekereza yuko
agiye kuririra hehe? Mu gituro. Bwana asifiwe. Agira imbere ya Yesu, amubonye Yesu agira ute? Ararira. Haleluya. Yesu arababwira ati mugende munyereke igituro cye. Yesu ageze ku gituro arongera kandi agira ute? Ararira. Haleluya. Yesu nta kindi rero cyatumye arira, nuko aba bantu batari bafite kugira ute? Kwizera. Haleluya. Rero ukeneye kugira ute? Kwizera, kandi ugakangura umwami uri muri wowe, ugakangura Imana iri mu buzima bwawe, ugakangura Kristo uri mu buzima bwawe. Haleluya. Ugenda ukamutunga, wicaye ukamutunga, mu rugo rwawe ukamutunga. Ibyo nibyo bizaguhesha agaciro, bikaguhesha n'umwanya ndetse no kugira ute? No gukomera. Haleluya. Umwizera naho yaba yarapfuye, uwo nguwasongera kandi agira ute? Abeho. Umuntu wizera Kristo naho ibyo byose byaba byaranyazwe, ibyo ngibyo Yesu azabigarura. Umuntu wizera Kristo naho yaba ari guca mu makuba, Yesu azamutabara. Muhaguruke dusenge.